Ndabasuje inshuti zanjye mwiriwe, abandi mwaramutse bitewe n'aho muherereye hose mu mpande enye z'isi zitandukanye. Hari abari i Burayi, hari abari muri Amerika, hari abari muri Afurika, hari abo duhuje amasaha. Mwese ndabasuhuje kandi ndabakunda. Aka kanya rero turi kumwe n'umutumirwa wanjye, inshuti yanjye, n'umukunzi wanjye mbega. Bamwita Jojo mwamusanga kuri TikTok cyane ajya agira abantu inama zitandukanye, murabibona ko ari umumama mwiza cyane. Jojo suhuza abantu. Murakoze cyane Julia, arakoze kuntumira. Suhuza nyine abagukurikira bikoresheje n'amahoro y'Imana. Musaba ibyo binyuze Julia sinzi, ariko hari ibintu batajya ahari bakunda kuganira. Buriya ikintu umuntu azakora hari gituruka mu butoya, umuntu nyine aragikurana. Kuva kera rero ukunda kudutekera ibiryo biryoshye, twagusura tugasanga batetse neza, none byabaye impamo. Byari bindi mu maraso. Byari bindi mu maraso. Guteka ni ibintu byanjye nkunda cyane. Mbega iyo ndi guteka mba numva nezerewe, mfite umutima mwiza, nkifuza ko nabona nabo ngaburira ibyo bintu natetse. Niyo mpamvu rero nanjye nifuje ko uyu munsi uza tugateka tugasangira, ukumva ukibutsa bya bihe bya kera. Ubona ko ari ibintu byawe n'ibintu bikurimo, hari igihe unakora ikintu koko cy'umurimo. Ni ibyawe pe. Niyo mpamvu abantu bagukurikira bajya bakomeza bakurikire, bazakungukiraho byinshi. Natwe hari byinshi twakumenye tukiri bato, tukagenda tubimenya ku mpamvu zo guteka cyane. Ndumva nakubwira ngo courage. Merci beaucoup. Ubundi rero kera nkitangira ibi bintu nagiye kubyiga muri kaminuza, bakajya bambwira ngo ubwo se ngo ko ibyo bintu tubimenyereye ku bamama b'abisilamu ngo wowe uzabishobora. Urumva ako kantu ngenda ngira kiyosite kera, noneho nko kwirayidi mwaba mutadutumiye cyangwa mutwohereza agapirawu, umva nkajyaho nkakagerageza, ariko noneho wabonye ko ipirawu yanjye isigaye iteye ubwoba. Ipirawu iryoshye, njye ntabwo nari mbizi, yajyaga numva koko ariko tuzi guteka umuceri neza. Ako bose barantunguye guteka neza, ibiryo byose bizwi ku basilamu uzi kubiteka, wagira ngo wagiye ukunda kujya gutekana n'abahari. Oya, nta nubwo twatekanye. Kuko ubona ubizi cyane muri ibi bintu byawe rwose. Iyo ukunda ikintu ugerageza kukihuguramo cyane, ukanakigerageza ukagikora. Mperutse rero kanguha agashya. Mperutse kujya guteka ahantu mu Kiraka. Ni famiye imwe bari baje guhemba, noneho barantumira. Niryamiye nkasanga saa moya nakererewe kubyuka, barantumiye. Ndambwira se abantu bangana iki? Ngo ntabwo ari benshi, ntabwo biri bunsabe ko nzana umuyedi. Ngo hoya, ngo nta kibazo. Ndavuga basanga ari bya bindi abantu baba bagira ngo utabaca amafaranga menshi. Urahaza n'abayedi. Abayedi. None se ubundi iyo uri umutetsi professional, ni ukuvuga ngo ugomba kuba ufite undi uri bukunganire. Urumva ntabwo najya guhata ibirayi ngo ndangiza njye no gukata ibitunguru, ngo ndangiza njye no gukaranga. Okay, urabikora, ariko iyo ari abantu benshi, uri butekera abantu benshi batandukanye, icyo gihe ubusaba umuntu uri bugufashe. Nuko barambajije nyine ati se uri muntu ki? Ndabwira ngo umukristo usanzwe. Ngo ubwo uzi guteka ipirawu? Umva akantu bambajije. Ndabwira nti nzi kuyiteka cyane, ni nacyo kintu cya mbere nzi guteka cyane. Mwebwe murabibona. Ndagenda nsanga n'akazi, barambwira ngo abashyitsi baraza saa 7. Ndavuga aba bantu bambwiye sinzane n'umfasha. Ndavuga okay, nta kibazo, ndabikora neza saa 6 tayari. Naye mbabwiye ngo muzane ibyo kwaruriramo. Umva byagenze neza, mpacana umucyo, ariko noneho bumirwa uburyo nteka ipirawu. Njye ipirawu yabisobanutse ifite ukuntu birimo akantu ko nyine. Niyo mpamvu nakangurira abantu bose kugana Julia Cooking TV bakiga guteka ipirawu.
batitaye ngo tuzajya ipira ari uko tuyiriye mu bamizirima, oya batitaye ngo tuzajya ipira ari uko badutumiye ku irayidi. hakurya abakobwa bikiriye ntabwo uzi abakobwa b'iki gihe batagikunda guteka Reka ngo basigaye bagera mu ngo bakabwira abagabo ngo bazane iteka urwo rwego rukaba rurasenyutse neza ku mana. Ariko rero mbona guteka wa mugani biba mu maraso y'umuntu. ariko byibura nyine umukobwa aba agomba kugenda abyitoza akagira ibyo amenya, biramufasha mu kubaka cyangwa mu gufasha umuryango. Ese reka nkubaze nkawe urugero, wowe wabyaye ibitsina byombi, ufite hungu na kobwa, njye rero mfite abahungu. Reka nkubaze nkawe, njyewe kuri sayidi yanjye, kubera ko nzi ko nabyaye abahungu gusa, akazi kose bagomba kugakora ntitaye ngo kuko kano kari bukorwe umukobwa. Wowe ufite abahungu n'abakobwa ubijera gute, ubigenza gute kugira ngo n'umwana w'umuhungu amenye guteka, kugira ngo n'uriya mukobwa atavuga ngo ni njyewe bavunisha ngo ni rero nagize amahirwe kuko nkunda kwisanzuranaho n'abana banjye. nk'umuhungu wanjye yagera igihe akadutekera cyane nko muri wikendi, akajya atubwira ngo jya dutekera ibiryo tutari twarya, nyine agateka inteko ashaka. Umukobwa nawe ikiri igihe akaza agateka, mbese nuko biba bimeze, bose barateka. Bivuga ngo abana bose bashishikarizwa kwiga guteka, tuvuze ngo ni umukobwa, tuvuze ngo ni umuhungu. Nagiye nanabibona twiga rero, abahungu nibo bari babizi. Buriya abahungu bakunda kugira umwete. Buriya noneho niyo ugiye mu kiraka, ngo niba mfite ikiraka cy'ubukwe, inshuti yanjye ushaka kuzamo uri umumama umwe cyangwa babiri, buriya abagabo cyangwa abasore mu guteka nabo ni abambere. Aba ni abahanga cyane. Bo bagirana kuraje nyine, bakagira ingufu nyinshi. N'ubusinzi bafite ukuntu buriya abantu b'abahungu cyangwa abagabo guteka kwabo mbona bagira isuku idasanzwe. Ibyo bijya kubona bidasanzwe bakunda kugira by'umwihariko. Ariko umuntu wese wabyize atozwa kugira isuku. Mbona abagabo bari akarusho sinzi. Uzareba twa tuntu tuba twambaye hano kadutambaro, mbona bambaye n'amabati n'ibiki byose. nanjye najyaga nibaza ukuntu mu gikoni umuntu yambara umweru ntiwandure, bikantangaza. Ariko icyo nkubwiye cyo, isuku ni ibintu bigomba kukujyamo, kuko utekeye abantu ibiryo byanduye tayari bararwara cyane. Barwaye rero ni ikindi kibazo. Uninde wabatekeye aho nawe usanga isuku ariyo ya mbere. Guteka ni byiza mana yanjye. Bantu mudakunda kujya mu gikoni, ndabashishikariza gukunda igikoni, kuko buriya mu gikoni niho washingiye ibintu byose bihedinze mu rugo. Iyo umuntu yananiwe guteka n'ibindi byose birapfa. Ariko iyo wabashije gutekera umugabo neza, ugatekera abana bawe neza, ntibajye kwifuza ibiryo by'abaturanyi, bakumva ni sawa, biba ari sawa, yamererwa neza. Kuko ari nari ngukumbuye. Mana we, nuko twibutse nyine kugira ngo dusangize abakunzi bacu ibiganiro twagiranye twarangije guhisha. Ariko ubutaha ugomba kuza tukanateka babireba. Tuzatekana nanjye ntari kucyanza guteka. Ni karibu kuri Julia Cooking TV, kandi n'abakureba bakagukunda, hari n'abasanzwe bakubona bakurebere hehe, kuri TikTok, kuri Jojo. Tanga inama nyinshi, natwe ubutaha uzatugira inama. Mwabyumvishe ko babasuhuje. Ni ukuri dukomeje kubasuhuza, turabakunda cyane bakunzi bacu. Mujye mukunda guteka, kandi hari abantu mwari mwaracitse intege, mwajyaga mumbwira ngo reka ngo twe twikundiraga ngo iyo watwerekaga ibintu byo guteka ngo wasangaga ngo umuntu ngo agiye ngo kuri channel yawe agiye kureba icyo watetse, bigatuma weekend igera atari bubure ikintu agira gute ateka. Hari abantu ubundi bateka ariko bagiye kuri channel ya kanaka
hari n'ukuntu bajya guteka bakibagirwa nk'ikintu runaka kuko butarya babanza iki ubwo urumva rero umuntu anyarukiraho kabisa. niko ariko bimeze cyane cyane, bikunda kumbaho nko ku bintu bya patisserie, kubera ko biriya bintu ntibivuga ngo uri umuhanga, ntibivuga ngo wabizobereyemo, bisaba ngo uhore ukora innovation. Ni ibintu bihinduka cyane. Hari igihe nyine ujya gukora ikintu ugahita uvuga ati cyane nk'amakeke, bisaba nyine ngo wongere wihugure uvuga ati hajya habanzamo iki, ushaka kuvuga uti ngiye kubanzamo amavuta, wari kubanzamo iki, isukari, wari kubanzamo amagi, wari kubanzamo mbega bisaba ngo ukurikire. Namwe rero mujye mukurikira, murebe akantu ku kandi, muziga guteka mu bimenyi. Ugasanga ubonye umushyitsi, uratelefonnye muri resitora runaka cyangwa mu kabari runaka ngo munkorere iki n'iki iki n'iki, wapi wabasha kubyikorera. ni ukujya abantu bagerageza kwikorera ibintu. Ubu ngubu rwose ikoranabuhanga ryakemuye byinshi. Kera twaragiye tujya kwiga, uriga ukajya, najyaga ntaha amajoro, nigaga ntinkwiye, turabyibuka, nkajya ntaha saa 4 z'ijoro nkagera mu rugo saa 5. Ariko ubu ngubu uzi ko ushaka kwicara ukigira kuri telefoni ukabimenya, ukabimenya ejo ukabikora ukabona birakunda. Abana basore biga muri kaminuza bibana bagira barabyigiraho hariya gusa akamenya guteka kwibanda cyane rwose. Abakunzi bacu rero twari turi kumwe, twabibutsaga ngo mwongere mudukurikire, mwongere mudukunde, tubigisha ibintu byiza kandi by'ingenzi by'ingirakamaro. By'umwihariko mugaruke dufatanyirize hamwe gukora umwuga wacu neza tuwukunze. Ndabakunda rero, nifuza kubahorana. Mujye munkurikira, musubire muri komenti, mumbwire icyo mushaka ko mbatekera, mumbwire aho mushaka gutemberera. Muribuka ko twajyaga tunatembera, ubu twongere tujye tunatembera rwose, twishime tunezerwe. Mutaze ntituzajyana ko mazi ngaho sezera nawe. Turabakunda rero, turasezera ku nyungu, tuzaduhora igihe cyose tuza. Murakoze cyane. Ciao ciao.